Yanshuti bakunze ibishangiro Radio TV FM namwe bakunze ibishangiro Focus TV nyangoro murabona yuko twageze kwa Muzehe Rujegeza hanyuma tubazaza umusaza rero ni twakire nko namwe mubibonye ngira ngo umusaza arimo kwisomera agatabi nko namwe mwabibonye bivuze ngo rero by'umwihariko ibindi bisigaye tugiye kureba Muzehe Rujegeza niba turi mu ntabwo tubizi icyakora nkuko namwe mubibona urabona ko we tugiye byanze bikunze umusaza twakiriye turamubonye ubwo rero mu ncamake ubwo amaze kutwakira twinjire turebe kwa Muzehe Rujegeza niba bahari twinjire turebe niba kwa Muzehe Rujegeza niba bahari hanyuma tubaganirize tumara kubaganiriza ibindi bise turababwira kuko Muzehe turamubonye wundi twakiriye hari umusaza twatubonye no kwa Ngogatabi turareba kunyishaho n'amahoro hanyuma nitwa Kagenza Jean Paul yego hanyuma muragenzwa n'ikimwe muje kureba nde urakoze cyane nitwa Victory tugira imana by'umwihariko nkaba ndi umunyamakuru ishangira Radio TV FM by'umwihariko nkaba nkora nk'umunyamakuru uje gusura n'ahangaha rero kugira ngo menye amakuru yaho kubera kubambwe ngo hari umuntu witwa Muzehe Rujegeza rero Muzehe Rujegeza twatuze kumushaka kuko hari umusaza dusanze aratwagira ariko turashaka kumenya amakuru niba Muzehe Rujegeza sa abina Muzehe Rujegeza arahaba ariko mbere yo kumugeraho urabanza ukakirwa n'uwo musaza ubonye uko mutabi namubonye mu Ngogatabi uburenganzira gasohoka urinjira ugasanganira Muzehe Rujegeza arahari dore nguriya ni kariho nta kibazo murakoze cyane hanyuma se umuntu yinjira bigenda gute urinjira ugakuramo inkweto ukakomeza ukamusuhuza akaguha uburenganzira ugasubiza Muzehe Rujegeza ugategerezaho ari buguhereza ibyicaro cameraman urabyumvize ko ibintu byakomeye hano ni kwa Muzehe Rujegeza n'ikitonderwa ariko nyamuneka mu mbabare ntabwo mbizi bya hano ni kuvanamo inkweto nyine igisigaye ibindi muraza mumbwira neza amazina yanjye nitwa Victory tugira imana mwebwe Muzehe Rujegeza igihe Muzehe Rujegeza wumva abantu bajya babona uretse Uganda cyane n'amashitani cyane ni cyane mukunda kumva kuri Radio FM yego 93 n'igice kimwe abantu benshi bamaze kumenyera ku bijyanye no kuruhura cyane ariko se Muzehe Rujegeza niba n'abaciye mu ijambo murambabarira bambwiye yuko ngo mukunda gukora ibintu bitandukanye haba ari ugukura za nyabingi haba ari ukurogora nk'uko mwari mubivuze haba ndetse no guhana bibaye ngombwa se Muzehe Rujegeza koko ibyo bintu murabikora bigakoreka hano aha tugeze two batubwiye ngo ni nyabagendwa ubu tuvuye ahantu kure tuza dushakisha batubwiye ngo ari umuntu Muzehe Rujegeza uri mu karere ka Bugesera ahantu bita Nyabagendwa turangije turaza tubaririza ariko ntabwo ari Nyabagendwa neza mbonye ahantu dukase hatakiri Nyabagendwa gusa bahita ngo iki ahaga bahita mu kagari ka Kabeza yego ariko mu murenge wa Ririma ariko by'umwihariko muri iyi minsi ndi gukorera hariya hano Kicukiro sante mu mujyi wa Kigali yego mu by'ukuri rero mu bintu bijyanye no guhana nk'uko babibabwiye twebwe ntabwo duhana abantu bakoshereje abandi abantu bariye amafaranga y'abantu bababwira ko bari bubavure mu bavure yego abantu baroga abandi tukabakurura twasanga barabahoye ubusa nabo tukabahana yego kuko ubundi twebwe n'ibyo dukoresha amahembe twebwe twayarazwe na ba data yego tubanye mu mwami Jean Baptiste yego niwe muntu wari uhagarariye mu Rwanda abantu bakoresha amahembe yego kandi amahembe ye utayazi rero bariko karayabaje aho wajya hose bakubwira ko amahembe ya Kongo muzazamuke mugere ahantu bitazaburira yego niyo mpamvu nakubwira ngo twebwe naje mvuriza haraza kabaye za Uganda ariko Muzehe yaratuye haraburera muzagende mubaze nta muntu utamuzi Muzehe umukungumani wo kuri
bakoresha ikintu cyitwa amahembe ku rwego rwo hejuru kuko niwe muntu wari uhagarariye mu Rwanda abantu bakoresha amahembe atari bino abantu birirwa bavuga bye gutuma ihembe rikakuzana pe. ariko se muzehe Rujegeza tuganire rwose tubwize ukuri nk'abakunzi bishangiye Focus TV n'abakunzi bishangiye Radio TV FM bajya bavuga ngo ibyo mu by'amahembe ngo ni ukubeshya. Impamvu ya mbere hari igihe umuntu baba bamubwiye nk'akantu akavuga ati ariko mwandangiye umuntu ungaruriza akantu kanjye kagiye. Ese koko muzehe Rujegeza ibyo bintu murabishobora nabyo? Utiriwe ujya kure cyane rwose ushobora kubemerera abantu batanu kuri promosiyo yego, ariko umuntu bibye uyu munsi akarara ngezeho bitarenze umunsi umwe cyangwa ibiri, nyuma y'iyo minsi iyo n'imihembe bikagenda rikavuga ko babiriye ndabikubwira iyo ushaka igikurikiyeho baruguhana ariko se ukamuhana koko umuntu rwose aho kugira ngo ari umuntu bamutwara nka telefone cyangwa se laptop ari yakoreshaga y'akazi ugasanga mu by'ukuri arababaye cyane, ugasanga telefone ihagaze n'ibihumbi 200 mu by'ukuri ugasanga rwose arababaye aho ati uwaba umuntu mfashe ntigaruke ibyo ansaba byose nabimo. Muzehe Rujegeza abo bantu ko bahari dukura nabo benshi bakanaduhamagara ku Ishangi Radio TV byo murabishobora? Nje ntabwo ndi babandi babwira abantu ngo ndakora ikintu ari bugikore, iyo ndi bugikore ndabikwemerera, iyo ntari bugikore sinifemera. Uwabibara wenda muzagenda mubwirwa amakuru n'abazi wanjye hari uburyo ki ushobora gutuma ihembe iyi nzu yose ubona igasambuka. Muramenye ntimubikore ndahanga hagenengije ubwoba rwose ibyo turabikora cyane, hari igihe tubikora pe iyi nzu igasambuka. hanyuma se tugarutse aho ngaho rero mumbabarire mwababyeyi ndimo kubabaza nyine nkurikije ibyo nabonye umusaza nyakiriye barimo yinywera agatabi, ariko nutugarutse ngaha niba koko hari ihembe hakaba iryo hembe rigufashe gusobanukirwa neza ko umuntu yahemutse cyangwa umuntu bamuroza indwara runaka mugahita muyimenya kandi mukanamuvura. Iki ni ikimenyetso cyumvikana yuko muzehe Rujegeza yarakenewe by'umwihariko mu karere ka Bugesera by'umwihariko n'u Rwanda rwose. Kuki muri hano Bugesera gusa mutajya n'ahandi mu bice bitandukanye kandi muzi neza ko abanyarwanda benshi bababaye bafite n'ibibazo bitandukanye ndetse by'umwihariko hari abantu duhura nabo bafite ibyo bibazo? Ubu ni ukuvuga ngo tuvugana navuga ko tugiye gukora hano Kicukiro mu minsi yose isaha ku isaha bazaza bahadusanga kandi ndatekereza icyo umuntu azaza asaba cyose azaza hava abonye igisubizo. Muzehe Rujegeza ariko mumbabarire simbaje mu ijambo mumbabarire mwababyeyi mwenda ndacyabaza hari abavuzi gakondo babesha abantu ngo baravura umuntu bashoboye gukuranya bindi bashoboye gukura ibitega bashoboye gukura amahembe umuntu akaza akamuha amafaranga yiwe yarangiza bya bintu nyuma agakora ahubwo na telefone akayivana. Abo bantu ese muzi ko bahari mu ababyeyi? Abo bantu narabumvise nutega amatwi kuri Fine FM saa 9:30 z'ijoro yego ndi gutanga itangazo mbwira abantu ko abo bantu bakeneye abantu bari ibintu by'abandi bababwira ko bari bubavure ntibabavure abo nabo ni ibibazo ngomba guhura nabo tukaganira nkabereka ko muzehe wo Kongo yasize umuntu ukomeye cyane, yasize umuntu yasize ibintu yasize ihembe rikora. Oya nabibonye n'aho uzajya hose bazakubwira ko ihembe rikora. Nabibonye muzehe Rujegeza. Hanyuma muzehe Rujegeza ndimo kwibaza ikibazo kigira kiti ko ari abantu bababaye bafite ibibazo bitandukanye namwe muzi batari bazi muzehe Rujegeza. Ese twabakorera iki kugira ngo nabo bamenye aha hantu? Twakoze urugendo rugera muri kilometero zigera muri 85 na hafi 100 kugira ngo tuzahantu tuvuye hafi mu ntara y'Amajyepfo dushaka kuza kureba muzehe Rujegeza, ariko turagusanze turakubonye. Hari abantu baba badutumye bati nyamuneka koko uwo muntu niba koko abaho akaba ashobora kuvura umuntu baroze babandi baroze urushwima babandi baroze za nyabingi babandi baroze amahembe atandukanye. Ese kuko muzehe Rujegeza abo bantu mbabwira ubuhe butumwa? Ngiye ikintu cya mbere nabukurane kimwe abakobwa baheze iwabo yego nabo abo ndabavura bakananyishyura bakize nabo se abo nukureba ko bahari abo nabo bakukira ko aya mashusho abasore bazinzwe yego
abo ndabavura bakanyishyura bakize. Yego. Ibijyanye n'ibyo bindi byo kuvuga ngo abantu bagitwa abandi inyatsi ibyo bintu turareba iyo dusanze ari umuntu baroze inyatsi koko turamuvura bikavaho. Iyo dusanze atari inyatsi ihembe rigusobanurira ko ibyo bintu bitariho kandi muravugana. Muvugana n'ihembe urarivugana pe si mwabishobora mukarivugisha tukaryumva ntabwo ababyeyi mubishatse nuko nyine atari ibishoboka. Oya rwose ari ibishoboka. Ntana wazafata undi mwanya ukaza mwahamagara ihembe rikaza ntaba ari n'uwo bibye rikamukuruka mubona mukavugana baravugana gucya amaso ku maso muravugana akaza akagusobanurira. Iyo nahari hari igihe bantumira mu mahanga akajya kuvura umuhungu wanjye n'umuhanga umuhungu wawe umuhungu wanjye hariya uyu nawe rwose ibintu bijyanye no gukongora ibintu bijyanye na za nyabingi amahembe uzanye umurwayi ifite ikibazo cy'ihembe avaho yakize. Ntabwo tumurarana avaho yakize. Ubuse Rujegeza rero ahubwo hari abantu tuvuyeho haruguru barimo batubwira bati umuntu witwa Rujegeza niwe mugiye kureba batuwe n'umuvuzi twemera mu karere ka Bugesera, ariko turavuga tuti abo bantu barimo kutubeshya reka tujye kuhirebera tuza twirukanka tuza tureba tuvuge tuti koko kwa Rujegeza turahageze. None ari undi muhungu wawe mukorana ukongora neza bigakemuka rwose iyo ukongora neza mumbabarire ababyeyi ndimo kubashimuza hari mumbabarire ese gukongora ni ariko umuhungu wanjye yagusubiza. Yego ni ukuvuga ngo gukongora ni ukuvuga ngo ushobora kuba ufite ikibazo cya nyabingi baguteje icyo bita intezi hari ibyo bashobora guteza nyabingi ari umwanzi wawe nk'uko yaza kwa Rujegeza usibye ko Rujegeza atabikora akavuga ati ndashaka ntere ikimenyetso uriya muntu. Kuvuga ngo umuntu nk'uwo mu buryo bwo gukongora uragenda ukajyayo ugafata za nyabingi ukohereza ihembe rikuru ihembe rikuru rikagerayo rikakurangira izo nyabingi aho ziri n'aho baziterekereye ukajyayo ukajyana imiti wamara kujyana imiti hanyuma ukazikura ukagira aho uzohera. Ubundi gukura nyabingi nawe kuzikongora ni ukuvuga ngo uzikura aho ngaho ufite aho ujya kuzohera. Ni muri ubwo buryo bwo kugira ngo icyo bita kuzikongora no kuzikura ni uko nguko bimeze. Hanyuma wa muntu ufite ibyo bintu bimutwika bya bintu bimubabaza mu mubiri bikaba birarangiye. Yego ariko ashobora no kuba bimubabaza biterekeranye na nyabingi. Ashobora kuba afite ubundi burwayi bwiwe busanzwe indwara ziriho ni nyinshi ariko iyo ihembe rikuru ryagiyeyo rigasanga ni ihembe nangwa ni nyabingi nangwa ni igitega nangwa ni igifaru nangwa ni impano ibyerekeranye n'izo nzira uragenda ukazikongora. Hari ziba ari zo mu muryango mu gisekuru n'izo mu muryango zivamo ari ikibazo abantu bafite zibyutswe ngo n'abantu bo muri famiye abantu benshi bagenda bahura nazo ariko bagahura n'ibyo ngibyo badasobanukiwe neza ibyo bintu ibyo ari byo. Ukuvuga ngo rero ihembe rikuru Rujegeza iyo yarebye kugeza ihembe rikuru rikagerayo zaba ari zo mu miryango mu gisekuru turagenda tukazikura zikaba mu muryango bikarangira tukazohera umuryango ugatunganirwa amahoro akaboneka. Ariko se koko ntabwo bitinda atari nari nibo mbaza muzehe Rujegeza ukuntu umuntu yohereza wa muvuzi gakondo twabonye akamuha amafaranga akamubwira ati ngiye kugura ihene y'ibara rimwe ngo ngiye kugira gute akohereza 50,000 akohereza 100,000 yarangiza nyuma akavanaho telefone ugasanga twebwe nk'abanyamakuru twabarangiye bakavuga ati mwebwe munatubeshye bati mwebwe mwari muri business iyo ni misiyo koko kwa Rujegeza cyangwa nawe barakumpaye ngo mbaza cyane bareba babyeyi ndimo kwibariza none ikibazo uwo muntu umeze gutya abantu bavanaho amanumero ya telefone none mwebwe ntabwo mwameze nkabo ugasanga natwe tugiye gutangaza ibintu bimeze nk'ibyabo gusa ariko na nyiraho hari abantu kuko bambwiye bati kwa Rujegeza aho baravura mfite ubwo buhamya nabonye ndi hari umuhanda nabwumvise ariko se mwebwe muravuga iki? Ni ukuvuga ngo abo bantu nk'abo ngabo bakora telefone mu muco nyarwanda ntabyo byakwiye kubaho
nta nubwo ari byiza kimwe n'umuntu nk'uwo nguwo wakabikora wenda akaba yarabikorewe wamurangira muzehe Rujegeza ibyo nawe yamuhana akamwereka ko ibyo yakoze atari ukuri. Ni ukuri koko ndangira abantu yego babahane. Yego ikindi natwe ubwacu hari uburyo ubajije uti se ntabwo mwakuraho telefone ntabwo yavaho njye nahigire mwivanyeho nahabageze kandi navuyeho umuntu aba afite ahantu akorera ko nahageze mva nahigire tu ntabwo turi muri abo ngabo bakuraho telefone kandi n'uwanagerageza natwe ubwacu turi muri bamwe bagira bamurwanya dukoresheje izi mbaraga ubona z'abakuru. ariko se mumbabarire maze muzehe Rujegeza ibintu maze nk'imyaka ingahe ko mbona mukiri bato bimaze nk'imyaka ingahe mubikora? ibi bintu navutse papa abikora. ubwo bivuze ngo biri mu maraso? ni ukuvuga ngo ubyuka baza bakuru banjye bashiki banjye barumuna banjye bose n'abavuzi gakondo ariko by'umwihariko muzehe yagize abasigira iyo mwana idusiye turi abantu babiri dukoresha amahembe ise wa papa nawe yaravura agakoresha amahembe ni ukuvuga ngo amahembe ntabwo ari bya bindi abantu bajya gusaba ntabwo ari bya bindi bajya kwiga ngo babizi ibyo nshoboye nkubwira ko mbishoboye ibyo nashoboye nkubwira ko nabishoboye gusa abatugana abenshi uzaza bumva kuri radiyo bari guhamagara bati uyu mugabo ibyo avuga ni ukuri ntabwo njya ahubwo nibwo mubeshya mbimazemo imyaka myinshi kuko nyitangira kumenya ubwenge papa yagiye abyinjira mu bagenzi. reka tubashimire rero by'umwihariko muzehe Rujegeza ariko noneho tukigaruka ahangaha hari abantu bakeneye kubagana kugira ngo mubafashe. Abakobwa bafite ikibazo cyo gugumirwa bagumiwe, abasore bafite ibyo bibazo ndetse n'abantu batabyara kuba bararozwe namwe murabizi ko bibaho. noneho ese muzehe Rujegeza abo bantu murabaha ubuhe butumwa? ubwo nakamero bakeneye kandaje ndebera kakanza ni ukuvuga ngo nimero ya telefone yego ni 078 078 50 50 75 75 34 34 8 subiramo izo nimero ni 078 078 50 50 75 34 8. Murakoze cyane rero muzehe Rujegeza by'umwihariko tubwira abakunzi b'Ishangi Radio TV, abakunzi b'Ishangi Focus TV, tubabwira ngo turimo kwibereka amajwi n'amashusho tugeze kwa muzehe Rujegeza, twumvise tunyuzwe dukurikije ibyo twabonye naho twaganiriye mu buhamya turimo tubabwira mu karere ka Bugesera. Arababwira ati tugiye gukora mu by'umwihariko mu karere ka Kicukiro, hari Kicukiro centre rwose, aho ngiye kwegera abanyarwanda mu mujyi wa Kigali, hanyuma abatuye isi yose bakabasha kuba baza mu mujyi wa Kigali. Utarabona mu mujyi wa Kigali naze by'umwihariko mu karere ka Bugesera, ahangaha twavuze rwose by'umwihariko ahangaha twageze kuri iteramwe mwirebera n'amaso yanyu, aho bigaragara neza yuko muzehe Rujegeza tumugezeho tumutunguye twatuzi ko atari butwemerere, ariko tugize amahirwe aratwemereye n'umuntu mwiza. Abantu mufite ibibazo babandi barwaye, bamwe barozwe, abo ngo bazinze, abo ngo bafite amahembe, abo ngo bafite za nyabingi, abo ngo bafite ibitega, abo ngo bafite za rwarushwima, bafite ibiki, abo ngabo bose muze muganire muzehe Rujegeza abafashe. Ngira ngo nimero twazibahaye ziri kuri screen yacu, aho muri muzibona zitambuka, izo ni za muzehe Rujegeza, aho mushobora kumuhamagara, mwamara kumuhamagara ubundi hasigaye akabafasha aho muri hose mu bihugu bitandukanye. Yambwiye ko ngo no mu bice bitandukanye bitari byo mu Rwanda aba hari. Byumvikane ko rero uyu mwanya birashoboka yuko muzehe Rujegeza tumugezeho uyu mwanya. Turizera ko Ishangi Radio TV ntabwo ari ikinyoma, ntabwo tubasondeka. Twebwe twakoze bya birometero muzi bigera mu 150 tuje kwa muzehe Rujegeza mu karere ka Bugesera, aho tumusanze yicaye aravuga ati ndababarenga reka nanyu bahamakuru. Muzehe Rujegeza ubutumwa mwaha abanyarwanda? ubutumwa twaha abanyarwanda ni kugira ngo baze bamanza bashishoze ngo abavuzi bajya kureba
ariko abo baririye amafaranga bakariye amafaranga menshi nabo bangane nzabibafasha. Ikindi nibakenera kureba ibikorwa byinshi ejo n'ejo ubundi baze bajya kuri YouTube bafungure Umupfumu Muzehe Rujigiza, bazaza bagenda babona ibikorwa byinshi tugenda dukora n'ibyo dukorera abantu. Yego, nibatugane tubafashe. Abantu bafite ibintu bibarya mu mubiri, abantu bafite ibibazo by'imyijima, abantu barozwe ibintu ugasanga yagera ku buriri bikanga, ugasanga ukumva ibintu mu mabati hejuru birimo birituragura nk'ibyituragura hehe, abantu bafite gahunda zo kudatunga amafaranga, ugasanga umuntu ari aho ngaho umunsi yakira 1,000 ariko ugasanga nta n'igihumbi wamubaza. Abo bose nibadufashe batugane tubakire ibibazo bikemuke. Abantu barozwe, abantu bafite ibibazo byo mu muryango za kandi, abantu bahora bashwana, abo bose turebaho. Turabashimiye rero by'umwihariko. Hanyuma nk'uko twamaze kubabwira ko nomero za telefone ari ziri kuri screen yacu, mukomeze muzihamagare. Muzehe Rujigiza yiteguye kubakira, ni umuntu mwiza cyane cyane ba bantu bafite ibibazo by'uko bavuga batabavuzi gakondo barabeshya. Ngiye nabikubwiye nk'umuntu ukorera ikinyamakuru cyitwa Ishangi, hamagara izi nomero, nakubeshya uzanyishakire ndabikwemeje, kuko abantu benshi nagiye mbabona benshi bakize kubera Muzehe Rujigiza. Igisigaye hamagara izi nomero, ngiye uzanyihamagara ngo uti yambeshye, kuko uyu Muzehe Rujigiza mbere yo kugira hano baje kugira ahandi hantu ngenda mbaza abantu bambwira bati uwo mugabo turamuzi, ni umugabo urimo uvura abantu mu karere ka Bugesera kandi bagakira. Byumvikane ko rero nugira ikibazo hamagara izo nomero ziri kuri screen yacu, hanyuma hasigaye nubona havutse ikibazo nk'icyo cyavuze muri babandi twavuze bagira bavana amatelefone, uzanyihamagarire Victoire, ndakwemereye uzanyihamagarire, nzakugezayo kwa Muzehe Rujigiza, nahigire njye ubwanjye, nawe urahareba ko mpari, ntago ari ahandi nagiye, sahandi natiye. Ngira ngo urabona ko ibikoresho bifite nk'uko nawe mwabibonye, nyamuneka namwe murabibona. Iri ni ibanga ririmo rero. Ahasigaye ngiye ku Muzehe Rujigiza turagushimiye by'umwihariko. Ariko se tukiri aho ngaho koko tugarutse aha ngaho, nyine twari dufite ikibazo cyo kuha nibura ho gake tukumva amakuru, ariko mwavuze ngo kire ndi munsi agenda manza ndebe neza maze Muzehe wabakiriye ubonye ko yasohotse amwe gatari aze kumpa uburenganzira bwo kugira ngo menye niba ibyo mwajemo nta bindi byinshi inyuma. Yego, noneho ngeze nzabatumaho muze n'ubundi tuganire, noneho bahehe muganire ibisubizo ibyo muzabaza byose bemeye kubigaho. ubu tugende nta makuru, ariko aya ngara arahagije kuko ko yagenda kose nibura umusaza yatwakiriye se niba ntiyatwakiriye abakiriye baje mu kanya none mbereke ukuntu iyo dushaka guhana bigenda. mu bigenza mute rero? iyo umuntu yakosheje tumutuma ihembe. Wabibonye kwira gihanira nk'irabo ko ibonye, wabibonye rero abakosheje bose abayikiye abanza ni kuriya tubigenza. Iyo byabaye ngombwa ko bagira batugana batubwira ibibazo bagize, tubahana tutababaye. Kira ni igihano gihabwa n'abantu bakoshereje abandi. Mbariye mbabaze babyeyi, ese buriya iyo umuntu yakosheje nabwo baramutwika kuriya? Ni ukuvuga ngo bimwe nakubwiye ngo umuntu ashobora gukorera umuntu ikosa nkamuhana, ushobora kumwohereza ibindi byanjye ugasanga yikubisa hasi buriya ni umuntu muhannye uriya. Kuvuga ngo hari umuntu hano nimugoroba yakoresheje ibyiwe nk'urugero nk'uko umuntu ashobora kugira ukazana n'ihene gutya rwose nkamuhanira mu ihene cyangwa se nkamuhanira mu nkoko ahari akavuza induru. Yego
ahubwo ba bantu bari bafite ibibazo ubwo barashubira. abantu bagomba kutugana tukabakira. Ahubwo hano ntabwo bari bahazi, ntabwo bari bahazi kuko nanjye umva naje nyoboza, ariko ibyo mbonye noneho ahubwo binyeretse ikindi kintu gikomeye cyane. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu wakosheje ni kuriya bigenda, ubwo wayaje nimugoroba ni ukumugenjereje kugira ngo wa muntu wamuhemukiye ahita hano ntazongere n'undi munsi ubara hamwe n'undi munsi ariko hari mubonye ameze nk'ikigo gikiri mu muhanda kiri guhirimanga aho ngaho. Yego ameze n'ubundi byo witinze gukorera mugenzi wawe n'ibyo tukorera nawe. Yego ahubwo buriya rero hari abantu batari bazi amakuru. Ubu tugeze kwa Muzehe Rujegeza tumenya amakuru afatika, kuko urabona hari abantu benshi bakunda kuharenganira ugasanga umuntu baramutoteje igihe kinini bakomeza bamubangamira ndetse kugeza ubwo avuga ati ngiye kwimuka. Hari abantu bakeneye kwimuka kubera iyo mpamvu, mwabakorera iki? Hari abantu bashaka kwimuka kubera ko ahantu ari byabo bakomeje kumubera beza. Ibyo ngibyo Ikinyarwanda mukoresha mu papye mu mbabarire. Ibyo turabikoraho bigahita birangira. Ni ukuvuga ngo turakuvura twarangiza tukaguha umuti. Wa muti umaze kuwukoresha iyo wamunagarutse kukuroga bifata umuryango we bakajya mu kingo cyawe. Yego Shuti bakunze ibishanje Radio TV FM namwe bakunze ibishanje Focus TV, reka tuvuge ngo ku majwi n'amashusho turi kwa Muzehe Rujegeza, ngira ngo mubonye no bibaye ni ibintu bifatika byumvikana. Batweretse uko bahana rero umuntu wakosheje, batweretse uko bahana umuntu wabangamiye abandi. Nawe wumva yuko ukeneye kubangamira abandi witegure ngo Muzehe Rujegeza arahari nkuko twabibabwiye. Hanyuma rero ngo tubonye ni umuntu wahavuye n'umugoroba by'umwe akavuga ati ngiye ndashaka ko uyu muntu mumuhanira sinshaka kongera gukomeza kubangamirwa bingana gutya, ndarambiwe umubabaro. Ubu nuvuga ngo ararambiwe umubabaro rero ubu arimo kubyumva. ahari ububari arimo arabyumva neza. Yego murakoze rero, reka tubashimire by'umwihariko ababyeyi kumwe gufatanya n'Ishangi Radio TV n'Ishangi Focus TV, ndetse by'umwihariko tukaba tubashimiye ku kiganiro muduhaye kandi ikiganiro cyiza, aho mwemeye kutuganiriza kugira ngo tumenye neza ubuvuzi gakondo buvugure bujyanye n'igihe, atari bwa bundi bwa pirati, atari bwa bundi bw'abesikoro bavanaho telefone nk'uko nabibabwiye. Naje mbaregera ababyeyi ikibazo gihari cy'uko hari abavuzi gakondo babeshya abantu ngo baravura, bakajya no ku maradiyo bagatangaza ko bavura kandi batavura, ahubwo bamara kumuhereza amafaranga ya mbere agahita avanaho telefone ndetse ntiwongere no kubonana. Babyeyi rero ngira ngo nabyumvise, ese niwe butumwa bwa nyuma mugiye guha abantu ko tugiye kugenda ndetse abantu bakaba bagiye kubakurikirana ari benshi? Ni iki mwe mwabwira uyu mwanya dushoje ikiganiro cyacu? Icyo nababwira ni ukutugana tukabafasha. Ikindi baze batega radio Ishangi TV. Yego bongera bakurikire icyo bita Fine FM. Nabo bazaza babyumva, ibiganiro bizaza binyuraho. Tunabamenyesha ko bagomba kubikurikirana kuri Ishangi TV kugira ngo baze bareba amashusho banabihabwa babone ko ibyo dukora rukuri cyane ko mwatubwiye ko munateganya no kubafungura tubicano bizaza binyuraho ibyo biganiro byose ibyo mwakoze uwo munsi bigahita bitambuka. Yego bazaza bandikaho umupfumu Muzehe Rujegeza. Umupfumu Muzehe Rujegeza. Umupfumu Muzehe Rujegeza. Ibyo birahagije bakunze Ishangi Radio TV, mwumve yuko kuva uyu munsi tugiye kubaha link ya mupfumu Muzehe Rujegeza, aho muzaza mukurikirana ibiganiro byose bikorwa byakozwe n'umuntu wese ushaka kwivuza ko afite ikibazo cy'ubuzima bakaba baraguhumanyije. Gana mupfumu Muzehe Rujegeza ubundi hasigaye agufashe by'umwihariko nawe wongera usubirane ubuzima buzira umuze. Murakoze cyane, ciao ciao.